Hello, ladies and gentlemen. This is Chef Pizzo. Twagarutse nicaye ndavuga ngo ariko reka nze mbereka aka video vuba gatoya cyane kukuntu kwa kundi nk'umucuti washaka kugutera simu cyangwa se kuguhamagara akakubwira ngo ngeze ku muryango nje kugusura utamwiteguye utagize gutuka tuba ariko se nakora iki, reka mbereka uburyo bwiza ushobora gutunganyamo inyama zawe ukazitunganya neza cyane byihuse mu minota mike ukaba wazakiriza umushyitsi washaka kwakiraho nk'umuceri cyangwa akandi kantu byihuse bitakugoye utarinze kujya gutegura ibintu byinshi cyane. Nkuko mbibona rero ngaho nahise nifashisha imbavu ni inyama nziza cyane, ni imbavu z'ingurube cyangwa se pork. Nahise mvuga ngo reka nzabezo yita nkoresha mbereke vuba ni video iri bwihute cyane, uzayishaka nzakora indi ibisobanura neza, ariko nahise mvuga mbereke uburyo ushobora kwita uzikata gutyo. Urabona mfashe urubavu rwose ndangije ndukatamo ibice bingana n'abashyitsi ndi bugire kwako nari ngiye kugira abashyitsi. Noneho ibyo bice ariko binini kwako ushaka ko piece imwe rwose ubishyire ku isahane ikagaragara neza. Ubundi ushyireho ikirungo ukoresha icyo ukunda nicyo ukoreshaho vuba. Ntiwite kuvuga ngo uragishyiraho cyane kwako n'ubundi ukuntu tugiye kubereka umuntu yabiteka n'ubundi biraza gufasha kuvanga ikirungo kirimo gishya. Nukuvuga ngo ntago turi bwite kuvuga ngo iyi nyama yafashe ikirungo cyangwa iyi ntago yagifashe, kwako n'ubundi bwigiri bwivanga ikirungo kinjemo hose. Urabona kizemo kakunyu kacu nkunda cyane, nkubitamo ka BBQ seasoning n'ibirungo nsanzwe nkoresha, bankurikira barabizi. Ni ibirungo biboneka ahantu hose mu masoko, kandi no muri description mbana bashyiriyemo link yabyo ushobora kubikura. Urabona rero n'akadimo ntago njya nkibagirwa, niyo mpamvu ka lemon pepper n'akantu kanjye byahatari. Twihuse rero nahise nkakubitamo ka lemon pepper. Bibutse ko ubu buryo n'uburyo ushobora gutekamo ibintu byinshi cyane ufite nta mwanya cyangwa se udashaka gutinda mu gikoni. N'uburyo ushobora gukoresha, ushobora gutekamo inyama z'inka, inyama z'inkoko n'ibiryo bisanzwe guys, cyangwa ukunda nk'amasombe cyangwa ibintu byagatinze. Ubundi hano tubikora icyo bita nko kugerekana na system muri kera mu bakecuru wajya gusura nka nyogokuru ajya kubona ukuntu ahita afata nk'ibijumba agashyiramo n'ibishyimbo n'ibiki akabigereka. Ndumva ariko babyitaga uyu munsi igihe natwe kugereka inyama. Harashyaye ahantu rwose. Urabona ikirungo ngishyizeho ibishoboka byose rwose. Navuga ngo ntago ntuze kwita cyane ngo uragishyiraho ahantu hose ngo uragenda ugire gutoya. Leta nifashe isafuriya yanjye cyangwa se pressure cooker. Iyi pressure cooker ku muntu waba uyibonye bwa mbere ni isafuriya iteka ariko ifungiranye mu mwuka. Niyo mpamvu navuga ngo ni nka bya bindi bya kera abakecuru bajya gufata icyungo barangiza bashyiramo ibintu, bamara gushyiramo nk'ibijumba n'ibishyimbo n'iki bagapfundikiza amakoma bakazirika ku buryo umwuka ugumamo, bituma bishya vuba rero. Urabona biroroshye cyane. Mfashe pressure cooker, mfashe 1 cup y'amazi, nshyiramo utuvuta. Maze gushyiramo utuvuta nshyiramo turmeric rero ifasha kugira ngo izane mu kakabara dushaka kaze kugeramo imbere, usange bigaragara neza, indyo yacu igaragara neza. No gutogosa inyama tuzishyiremo. Ntiwite kuvuga ngo urazishyiramo gutya ngo urabikora decoration kwako n'ubundi nyuma tubukenera kuzikuramo. Icyo dushaka gusa nuko zigashya neza. Urabona ariko kugira ngo nzanemo flavor nahise nongeramo igitunguru. Ntabwo tuba turi bukirye cyangwa se tukibona, ariko umuhumuro wacyo n'intungamubiri zacyo ziragenda zinjire muri za nyama zacu ku buryo umuntu uri kubita iryinyo inyama yumva cya gitunguru umuhumuro original uhise umwuzura akanwa akavuga ati ibintu biraryoshye rwose, Chef P yakoze umuti. Bikata uko ubonye rwose. Rero yabyo niyo kugira ngo bizanemo izo ntungamubiri zabyo n'umuhumuro. Ni nkakoresheje igitunguru cy'umutuku n'icyumweru, ariko no afite iby'umutuku cy'umutuku gusa cyangwa icyumweru wabikoresha nta kibazo. Ushobora no kongeramo seleri cyangwa se kandi kantu gahumuza ushobora kugashyiramo. Njye nakoresheje ubu igitunguru kwako nicyo nshaka gukora vuba kandi tamfasha umwanya. Igitunguru gikiremo nabyo ntibivuga ngo uragishyiramo gute cyangwa gute. Ushobora no kuvanga gutyo kugira ngo kigere kijyemo hasi n'igitunguru hose, ariko utanabikoze ntacyo byakwica ku ndyo yacu. Njye nuko nabikoze gusa kugira ngo igitunguru kijyemo hose kitaza kwita kiguma hejuru, kandi nshaka ko kiza kwinjiramo mu nyama neza.
noneho nindangiza mfata ya safuriya yanjye nyiterekemo ubundi mfunge pressure cooker yanjye. Mbibutse ko wibuka gusilinga, hari akabuto inyuma ka usilinga kugira ngo umwuka uze kugenda ukagumamo 100%. Ndagiye kubiteka minota 45, ariko ikiza cya pressure cooker ntago bisaba kuba uhari. Ubundi tuziko inyama kuziteka bisaba kuba ugaragara aho ucunga, nawe ugira gutereka reka iyo nugukubitamo ukigendera. Minota 45 umushyitsi wawe uri mukora n'isuku vuba ngo adasanga nkatwe dufite abana hari ibikinisho bateraga guja ahantu hose cyangwa ukanakaraba ukajya gutswiyutse ko ni kese rwose dushaka gukora ikintu twihuse. Ushobora no kuba udafite umushyitsi ushaka nko kujya ku kazi cyangwa se ushaka kuba wikorera utundi tuntu, no gukubitamo hano rero ukagereka vuba murabona bise bishya. Ni nyuma y'minota 45. Pressure kuko none kuba utabizi urabanza ugafungura umwuka kakabuto gakura kabonye ukareka umwuka ukabanza ukava mu ufunguye, umwuka utavuyemo ushaka kugutwika cyangwa se ikaba yanaturika kwako ari umwuka wahezemo rwose wagira ngo ni umwuka mbese nka gaze iyo yipfundikiyemo cyane. Umaze gushiramo karamanuka ukamanutse kaguyemo kuriya umenya ko umwuka ushizemo, none ushaka gufungura pressure kuko yawe. Urabona rwose amuhumuro warankubise mitaba amazi yuzura kanwa. Yuko bibona rero urabona izagiye inyama zakamutse neza. Iyo mazi wagira ngo nawe nashyizemo kandi twashyizemo tuzi duke cyane, ariko kwera umwuka ubagumyemo urakiriyetingamo rwose isupu nyinshi. Nurangiza ariko ni ngombwa kushyiramo amazi kuko utayashyizemo urumva inyama zishobora kwita zibura icyo zitangiriraho. Kandi amazi ni meza kuko cya kirungo niyo mpamvu nabwira ntago ari ngombwa kwirirwa usiga ikirungo ahantu hose kuko n'ubundi kiri bugeremo. Urabona n'ubundi kwera ari amazi yajemo n'inyama, ikirungo kiragenda kinjirimo ahantu hose, usanga inyama yacu imeze neza. Ku bantu bagira apeti cyangwa se ku muntu ushaka nahanga yahita yikubita iryinyo da ishobora kwita yasi iryinyo, ukayikubita iryinyo ukahita umuhore wumva uko testing umushyitsi ukaza kumenya ibyo ugiye kumuha. Uwo turangije rero ntabwo turekera aho ngaho kuko ngenda ashaka kuzanaho akantu k'akabara ku buryo mbese nintegurira umushyitsi aza kubona ari akantu keza cyane. Ndazikuramo hariya, urabona ni inyama noneho nkuyemo zose, ariko n'ubundi zazahiye aha ngaha. Nimara kuzikuramo icyo nkora ndafata mfite aga barbecue sauce nkunda gukoresha ko umugabo mushaka kuyireba mu magazi yose abarimo. None ndafata barbecue sauce nsigeho hejuru. Utayifite ushobora gukoresha ikirungo kindi, ushobora gufata igitunguru ukagikaranga ushyiramo inyanya, ushyiramo n'izindi flavor ukunda ku isosi yawe kugira ngo itukure, ubundi cyangwa ugashaka tomato paste. Noneho warangiza ukabiteka ko bakora isosi y'ikirungo cyiza cyo gusiga ku nyama. Ariko ngiye kwa mfite iriya ndahita nyikoresha ko ndashaka saving umwanya nkaba nakora n'ibindi bintu. Niyo hita mfata noneho nsigeho hejuru neza hose, making sure ko hose uyiteye inyama yawe ishashagiranye rwose ikaba uko uyishaka. Rero ndanayihindura kugira ngo mbashe guteramo no hasi yayo hose inyama rwose ze kugenda ikaragarije umushyitsi neza. Nicyo dushaka hagati aho ngaho. Ariko nari nakoze preheating ndakora preheating muri 400, niho ngiye kuyikora muri oven isanzwe. Ndashyiramo Fahrenheit 400, ugakoresha Celsius bashobora kwita bakonvertinga. Ndakora preheating mu gihe ndimo nkora ibi kugira ngo ifuru yacu ize kuba iri tayari. Nimara kusiga no hasi ndongera nzihindure, ubona ko hose na making sure rwose ko hose nasize hasa nk'uko umushyitsi dushaka, cyangwa se nawe wawe mu rugo ushaka kuza kubona inyama imeze neza rwose. None ndagiza ndazishyira muri oven. Nimara gushyira muri oven ndaziteka iminota 5 gusa. Icyo ushaka no kugira ngo iriya barbecue sauce cyangwa se ikirungo kindi waba wakoresheje hejuru cyume, nacyo gikubitwe n'umuriro mbese. Ntabwo kwaka inyama yo ubwayo bahiye, ni ikirungo ushaka kugira ngo kizane ako kantu k'umutuku cyangwa se inyama itukure nk'uko tubishaka. Urayibona guys, amazi yuzuye akanwa. Iraryoshye imeze neza cyane. Ubu rero noneho ndahita ntangira, nari natetse n'agaceri ku ruhande, ndatangira noneho ntegura isahane yanjye. Ngiye kubanza kubyumva. Uzajya ubanza kubita iryinyo ikintu nimba utetse ntukibagirwe kubanza kwisayidira umushyitsi ngo aze kuza yumva bimeze neza, nawe wamwumve nazakubita iryinyo uvuga uti cya kirungo yacyumvishe rwose biryoshye bityo. Urayibona
that's the best. Urabona ni ibintu byoroshye, nta mwanya byadufashe, birihuta cyane rwose, kandi in meanwhile waba ukora utundi tuntu. Urabona inyama, umuhore wagiye uri muri yomora kwigufa, urabona sawa cyane rwose, ni bon. Urabona umuhore rwose uri muri iyo nyomora, nimba mubireba, urabona n'imbere yahiye neza. Nurangiza ni inyama kandi yoroshye, cyo dushaka kuvuga ngo ni inyama dushobora kurisha nk'umuceri example. Urabona iroroshye rwose, kubita iryinyo kumva cya kirungo cyacu, wa muhumuro wose ukuzuye akanwa. Wow, super, that's the best. Murabibona nanjye nese ndyoherwa, ndavuga nti nihaye amanota 100% pe. Yari Chef Pizzo rero, mukomeza mane n'Imana. Don't forget to subscribe, like and share.